abana bakomeye abana nk'abatwara bataye ndi kumwe n'abantu nyinanga benshi barimo ba Pio Anisifori bafite niyo yita bari hasi bakarinda ntabwo rwose umuntu uri kumwe nabo tumaze kujya ikabwaye abantu batuzonze ni namwe zavaga inanga zarabakurikiye zadukuye kujya ikabwaye harimo Kalisa buri wese yishwe n'umugabo bakabutura imageragere bari baturanye. Mu bana bawe hari uwo wabashije kurokoramo? Oya abana bahungu cyane barabisha bajyana mu Nyabarongo undi warasigaye ari umusirikare yapfuye nyuma yapfuye muri 2002 yo umusirikare yaguye bajya kumwambika Numwe ubwo bari bamutemagura mu rujyana mu Nyabarongo nayo inkotanyi zije ziramuva bamutemya n'uwose n'uwose umusatsi bawumazeho imisayo se bayimazeho mbere yo umusirikare gukomwa na gatoya abisha abahungu baye ni bane abakobwa bari basigaye bo bako bajya babohoza bamwe bicwa na sida kikuvuga ushigaje n'abana bane gusa mu bana bafite barenze 10. Turi mu minsi tariki 7 z'ukwa kane 1994 ni iminsi yari igoye niyo minsi uyu munsi tusa naho turimo turi kwibuka byabaye icyo gihe. Uragerageza kuzamuramo ijwi kugira ngo tuze kuganiriza abantu twumvikana. Muze bakwita nde? Ugira shebuja Emmanuel. Ugira shebuja Emmanuel. Yego. Wakuriye hehe? Ngiye bacuni hano Imuhendo umujyi wa Kigali. Inambabaye undi nari nakujyana Karama hano kuri habuge kumva ko ni hano n'umurenge umwe n'andi hano ndagiye. Intambara yabaye hari ariho ndi rindera yagira yundi byose ndabizi. Wari ufite imyaka ingahe? Afite imyaka 30. Wari mukuru? Naho umugabo n'ifite umugore. N'abana nkawe ndetse bose. Wari ufite abana bakuru? Nubwo ngiye no 39 navutse mu 70 bambe 50 ndashaka mfite imyaka 70 n'ingahe nini kuko ndi umusazi ibintu by'inha byose ndabizi. Tudatinze muzira noneho ndifuza ko twinjiza ku munsi wa nyawo umunsi jenoside yakorewe abatutsi 1994 ubwo niba waduhera ku itariki 7 cyangwa hari amateka ufite ya mbere y'itariki 7? Reka nkubwire ni umuturage ari hano haruguru abiyamana apfuye umunsi mfite inzu y'igitego ndetse ntabwo twari twayimenye haruguru hano nari ndimo kwisakara yakumva bati umubyeyi yapfuye wabo atangira batwirukankana. Uwo munsi mwebwe igitero cyaje mu gitondo n'aha abahungu b'intamwe bizi bacu twumva indimwe twabyaye. Abahungu muva indimwe? Bene wacu b'abaturanye twaduturanye. Yego. Batangira bateye batabatutsi kabaye. Ikintu bayereho uwo munsi bari ku muntu witwa Buseruka Beno. Yego mubizi twaduturanye mu Rwanda. Ubwo hari ku itariki 7. Ubu ngubu twebwe turatarataza turahunga tugera ahantu bita Imagegere kuri komine aho muri gometero twatwagira Yesu akwanditse ati mujyi Gitarama. Tugeze Gitarama hari Musambira kujya hari kufuru kari gari aho batumuntu ahongiye kwa padiri nta cyabo tujya mu kiriziya n'abandi bantu benshi biranga twabasure benshi n'abasaza mbere ko abagabo b'ukwere tubasha kwibuka. Intamwe zadusanga ziratumenesha tubagera tugeze mu gacuba bwenge dushaka kuharara bake badutera nitwaharaye bake badutera twahunga tugeze Gitarama dusanga nuko tugeze Kabgayi niho
inkotanyi zatubohoreje. Hagati aho wari uri kumwe nande wahungaga uri kumwe n'abana bakomeye abana nk'abatwara bataye ndi kumwe n'abantu nyine ahangaha benshi harimo ba Piyo ba Nisifori ba Fide niyo yita ba Ariyasi ba Karinda ntabwo rwose umuntu uri kumwe nabo. Tumaze kujya i Kabgayi abantu batuzonze ni intambwe zavaga inangaha zarabakurikiye dukwiye kujya i Kabgayi. Harimo Kalisa buri wese yishwe n'umugabo bakabutura imageragere bari baturanye. Harimo mwiza cyane twari kumwe n'abaporo bwangurana mukarage twari abantu benshi mbe mwendo y'inanga twari turi nk'abantu barenze 50. Bamwe bapfa kuba kamwe ndabi ishwe namwe zaza gusaka nijoro bakavuga ati umututsi yagaragara akaza mbe muzu gatoranya padiri yakinguye amarembo abantu bamusenyeye kizi akaza baturanya bashaka afumwana gakuba muri ndabi afumwana yiko azapfa apfa umugabo witwa Kalisa mwari mu mageragere bamwishe kujya tuvuye mu misa tuvuye gusenga abandi benshi ubu noneho twebwe inkotanyi zitubohoje abagafite n'ahangaha benshi bapfiriye mu nzira bazanye nazo bakomeje za Bugesera. Twageze ahantu bita Ikinihira Bugesera mbere intambwe za hano zavuye hano zijya muri zageze ikamatwe handi mwendo bazanye inkotanyi dushaze SND tubagaruka aba hano bajya nabo bagize ubwoba intambwe zavuye bageze ikamara turahangaha. Niyo makuru yanjye rwose ikintu mbaza ndakubwira abantu benshi twari turi kumwe benshi rwose nari impare ndabona ko ndi umugabo. Mu bana bawe hari uwo wabashije kurokoramo? Oya abana bahungu cyane barabisha bajyana mu Nyabarongo undi warasigaye ari umusirikare yapfuye nyuma yapfuye muri 2002 umusirikare yaguye bajya kumwambika Kanombe ubwo bari bamutemagura mu jyana mu Nyabarongo nayo inkotanyi zije ziramuva bamutemye hano hose umusatsi bawumazeho imisaya yose bayimazeho mbe yamusekaje gukomana gatoya ari Kanombe bapfa niyo twagiye kumuhamba twagiye n'abantu binabenshi cyane. Abandi bo babakobwa abisha abahungu ni bane abakobwa bari basigaye bo bako bajya babohoza bamwe bicwa na sida kikugushigaje n'abana bane gusa mu bana bafite barenze 10. Nyina wabo yarapfuye yaguye wabe Kicukiro ya Munyenyanza. Muze tufite insanganyamatsiko yo kwibuka twiyubaka. Urugendo waciyemo uhashize imyaka 30 turacyahanganye n'ibikomere ariko bigenda byomuka gake gake. Mu rugendo rwawe rwo kwibuka wiyubaka uyu munsi ugeze kuki? Naho rwose ubwo ndakamuga ariko ndahanda tubendubatse mfite n'urugo wishe nta bintu yatwaye nta bintu nagwishe byose ndacyabifite. Umwana wanjye yahabonye cyane naje kugera Imana yibukaje kuzana tubizana amabati n'ibiti maze mbimweretse nuko komeza kudufata mu mugongo ntamundi no kwihangana. Muze uyu munsi wabwira iki umuntu upfobya jenoside yakorewe Abatutsi? Akwiye guhanwa bikomeye. Ejo twagiye kwibuka bavuga ati umuntu mu kagari ka Mwendo bivuga no kumana kandi no kumuhishira ko batugire nabi ubwo n'ubwiyunge bwaje umuntu arenzaho kurikije ibyo bakoze nta n'umuntu wavugana tugiye nabi kubona tuvuga imwe umwana nk'uyu uramwishe ufashe mushiki wawe uramwishe umuntu mwashyingiranye uramwishe se banguka umuntu mwahanye cyangwa guhabwa inka no guhabwa umugeni byabaga kimwe n'igihango cya mbere. Ariko ibyo byo kugira byo yinaha byo gusubirana mu cyaka yavugira amatamatama nta muntu ubikora. Barabwo bwiyunge bw'inanga bwaraje wenda baba bafite umujinya ariko yega burya n'umuntu yakuba mwakuye gusa mwananze nzi mu Rwanda bibe mu Rwanda iki twe turakizi
ni ukwihangana yumva n'inzoga nayo kuko ngenda gasoma ndi umusaza ugasanga n'umuntu uzi ubona ibigurutse byose ukaguruka ntabwo uba wiyenjeje ku muntu kandi abantu babaye abasazi afite agafaranga ndaza nkicara hano kwa karemera nk'abatwahiza nkitahira hari umuntu mvugishije muze hashize imyaka 30 uyu munsi ni izihe mbogamizi ubona nk'umusaza umaze iyo myaka 30 uzaba ziri mu rubyiruko hari impungenge urubyiruko rw'iyi minsi rugutera ku bijyanye n'amateka? Oya urubyiruko ngenda kubwo ntakubagana buryo n'umuntu umva ngo nibi by'ingenga bitekerezo bizabizo wose angiye n'umuntu mwatunganye ntabwo umuntu asanga banyanga ngwira ngibi nibi yana bifite kugenda nabwo nayo abantu duturanye ngiye nabibona kandi ntabwo yambonye ntabwo miziyo turayifite se umuntu atagira se ntagiye umuvandimwe ntagiye ubavindimwe wese Kagame yatugiriye neza abana yasize b'imfubyi bitabaye ikigo yarize uyu munsi iyo urebye u Rwanda ahantu rugeze uburyo rwiyubatse rugeze heza kuko ndi umugabo nari ntuye n'ubu iyo mbona nkaryama nkasinzira ukaza ukora nka kuri moto nkagera hano yaba ari nkundi nayo kuvana umusirikare mbaneze mu nkuka cyangwa njyame rwose u Rwanda ni amahoro pe ni amahoro dufite ubutegetsi bwiza abayobozi beza bose ndetse n'abatwara bategekera ni beza nanga ntambugamize haba cye ku muntu wiyenje nta muntu biyenzaho u Rwanda rwakiriya gihe n'u Rwanda rw'uyu munsi wabigereranya rwa kera ubona ngo umusore ugahunga ukiruka ubona amahoro ubuzira musirika ukubita ubusa abakozi icyaha bamushobora akajya ku muhanda ariko nawe bakubita cyangwa ukabata ngo umututsi bagakubita bose u Rwanda ni rwiza dufite umutware mwiza dufite n'abayobozi beza nta kibazo bifite ku murenge w'intanga wacu bakigaye nabo cye kuwiyenjeje kuko njye nta muntu mbona navugishije ko nta muntu wabanya kwa nta muntu mbona wankandamiza baya ntawe uyu munsi niki wabwira umuntu uri mu mahanga upfobya jenoside ndetse akaba anaharabika u Rwanda agaharabika n'umuyobozi warwo nyakubahwa perezida Paul Kagame? Ibyo ngibyo wakwiye guhanwa wari igicibwa yagiye ahunze ahunga urwamubyaye ndetse inkotanyi ni nziza heze kubona bamaze abantu bakababarira ubwo bwiyunge bukaba buhari ubusebya n'igisambo yavuze ko yakoze ibyaha byinshi atinya gutaha waje hano arataha asubira mu rugo rwo buze nitubana twe ntanzika tugira pe kiteye kundi ubundi byo bakoze umuyo perezida wacu abankundi ntaba n'umwe akiriho kuko dufite amaboko dufite abasore nkamo yaza tukamwishyura cyagiye bakoreshaga amasore n'imbunda rwose u Rwanda rwacu ni amahoro n'ukuri kw'Imana yewe n'abagutumye uzavuga umusaza w'imwere twirashe buje Emmanuel mwene rukwavu mu isangano uturakabyara uragaheka nuko wakoze rwose ugenda umumbwira turi gusoza gira ubutumwa ugenera noneho buri munyarwanda wese uyu munsi ndetse ugira n'ikintu tubwira ku nkotanyi zahoye iki gihugu uyu munsi. Mbareka nkubwire inkotanyi zakabyaza yagaheka uhagarara hano imwendo bajyanye bwo n'ubwo umuntu n'umwe bose Zayire abahunze nakazi kabo nibahunze kibahunze barakize nta wundi u Rwanda rwacu ni rwize mutwaye wacu n'ingabo zimutwara n'iziza ugenda banguti no umusaza yavuze w'umwisangano urakabyara uragaheka Kagame yatukije ahe nk'abamaze abantu ntabwo nanjye ngira amagumba nyitunze ndamugaye ntabwo nakwanga nubwo ajya kusana inzu yarishaje mu rutara ameze nkaya akagiye gushyira tubadi dushyashya akabyara agaheka iyo zizasajisha agasamu mfite wo kangana kose nakariye kahaye umwana yanjye azubaka ngiraho musiga ubu ni wandi ugenda asize ubusa umugabo pe wanye umwana havuye n'umugabo ntawe nsaba singira gute ubundi uwo mutware ugenda mu rugo turakabyara turagaheka ubu butumwa buramugeraho rwose bose uti ni umusaza ariko yashe uje mu bintu Emmanuel wo mu isangano utaragushima akagushana n'ingabo zawe rwose ufite abategetsi beza bya bindi bya gituza ntangana n'umuntu ushobora kurengana n'umuntu
iyo ubonye u Rwanda muri iyi minsi turimo ubona hazaza harwo hameze hate? Ni heza, ni paradiso, ni heza cyane pe, kuko yijya kwishihira ku rugo oya dutangira aho tugeze n'ubu ngubu nuko ndumuzaza imyaka 70 ari nka kibusimba nyiriwe uwese yaduhaye amata singe no kubeshya hari n'udufanga bajyaga baduha twafarije burya natwe tubonye turagenda twagusayidira turi benshi ntibamurenganya ko ntabwo adutengushye ntabwo atwibagiwe pe ntabwo atwibagiwe rwose ugenda umunsi n'uwo musaza nakubwiza izina ryanjye iwacu ni mwisangane mwendo umurenge wa Kigali. Icyizere kirahari yuko tuzakomeza kubaho, yuko tutazazima? Oya rwose ntabwo tuzazima, n'uzipfa zicwa n'urupfu n'abana bacu bazoroka ntawe uzabica. U Rwanda ni amahoro rwose, ugenda mu buto u Rwanda rwawe ni amahoro, ute n'abahungu bawe bari inyuma ni amahoro, nta busambo buhari. Umwana yabimbwiye kugira ngo nemere kuza, ariko amwana nagize kumubona uriya mwana wiwe ni kuri muri Kigali kuko nakubonye kera ntabwo ushobora kwibagirwa. Uti rwose u Rwanda ni amahoro pe, u Rwanda ni amahoro, ni amahoro, ni abategetsi beza, nta busambo kibaho. Se abantu bari batuye hano Mwendo bahungiraga bageze yiri bahisha abantu bageze yiri, abandi babafunga ko bagiye bafungurwa bazi ega kantu kawo ku muntu wafunzwe umugore ufunze ntabwo ibyo bintu birakubura, ntabwo ibyo bishobora kubura. Umuntu yakantu ntabwo n'uwapfuye abarwa n'ufunze. Ejo bundi umuntu wacu washaka kunyambura isambu bagiye kuburana kubera gutanga ruswa, agereza n'umuntu wishe abantu bamaze abantu bacu. Tumaze kujya ku murenge ntabwo zisha mfite abana b'abasore hano mwagiye musigara ndi musoro kubazigaye wacu aho twakumvikanye ugiye kureba abantu bamaze ari wacu. Se umukecuru agiye gukwaga nagiye sinageze ari sinafunzwe nagiye ndamutsinda rwose kuko ari umunyamafaranga wenda bananguze ariko u Rwanda amahoro umeze neza cyane. Uyu munsi twishimira ko muhari mwarokotse mukamutubwira n'aya mateka. Amateka ni meza. Yego. Noneho byajya ku murenge wa Kigali ho bose umva nta muntu ukandamiza, kandi ugeze nabi niwe ubigira nabi, bakugira umusazi wirirwe tukana abantu nk'abo mbona bamwe na bamwe, ariko muri twe abantu bacika umuntu ntawe ubigira. Turiyizi pe kandi tubakundana cyane, kandi abandi turabakundana nta kibazo gihari. Yego. Wowe rwose mu byaka byawe ubumwe n'ubwiyange birahagije, bijyana n'umuntu akubona n'uzajya bikwaza bikwa ku bushake bwe bimugaruke yakuzwe nta mutima mwiza ufite. Twababariye pe, narababariye kandi biranagaragara. Muze wakoze rero, wakoze kutuganiriza. Oya umwana yabimbwiye aho mbeha abantu bazana ibitinde kuko bagiye kudusanira, aba mwana bisanze birunze imbere y'umuryango, ariko navuze ntabona nari nambaye n'ikabutura n'agapantaro karemera mbwe ati ndahari twari yambatira mu nzu gushaka twakuye ameze n'icanga ku muhanda, nta mafaranga afite ngo njya kugaka imbigiye mu rugo nuko kuzura hansanga nta hantu njye namba nakuze namwe kandi ishimye. Ni ukuri. Dusoza hari ubutumwa waba ufite wagenera abanyarwanda muri rusange muri iyi minsi turimo? Abanyarwanda rwose nibihangane, kumva twarababaye ngubu aho bigeze, Imana yatureba n'umubyeyi wacu yatureba, nta mahoro mu buti, nta mahoro gusa nta n'ikindi. Tutarebe ya Amina umubyeyi mwiza bakoze kandi bacyakora, tukuri inyuma ejo bundi ku matora nitwe kandi mwe none yari yanyuma nayo. Oya nabo bakoze ibyo byose ko dushyira hamwe ngo bumve itegeko hega yabakije nabuga bisashaka ne babashije muri yere cyangwa iyo twihora ari n'umubya. Oya kabyara nibyo gihe kwita umuntu yakaje yuko ngana ko nta mutwe twagwa sinzi no gutongana kuva navuga ukuri. Oya saya kandi jya muri gereza sinari nabwo mavanga muteka saya nta n'umutwe twatongana. Muze komera rero kandi ukomeze wihangane. Ndihangana rwose wakoze murakoze. Nanjye umwana yambwiye ndavuga ndabamari naho ndi bujye uwo mubyeyi umusuhuza ufite ingabo nziza inyuma ziba ku baturage bawe bakurebera, ariko kandi wari mu cyungu turi he naho namuvuga nawe nakanyawada. Ukuri. Rwose bagize gutya batumeneye ibiti bagiye kudusakarira, maze yacu twashaje na kera maze imyaka 20 yashaje.
bose umusuhuze tumubwire gusuhuza cyane ubutumwa bumugereho rwose urakoze cyane